Ese wari uzi gushobora gusetinga telefone wajya ukoza urutoki muri screen telefone kahita yaka bitagusabye gukora kuri zino buto za hano mu mbano ukoresha wata telefone. Muri iyi video ngiye kwereka uburyo wasetinga telefone yawe wajya ukoza urutoki kabiri muri screen telefone kahita yaka muri cya gihe yazimye nta kintu na gito yabigusabye. Tuzatsenya ngo byinshi reka nkwereka uburyo bikorwamo. Ariko nyabura mbere kugira ngo dukomeze liking iyi video ufare mu telefone ngafite ikiri kintu ushaka kumenya cyanyunganizi ubisigaho muri comment ndahita nkusubiza. Kugira ngo bikorere nta kintu uzakora uzafungura application yawe setting dore ngi uzayifungura. Ukimara kuyifunguza atiza gake banze ifunguke. Ikimara gufunguka uzaskora gake uzamura nguku. Ukimara kuzamura uzahita ukora kuri system hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora nta kintu uzakora uzahita ukora nanditse guest channel uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora uzabona utuntu tumeze ukunguku. We nta kintu uzahita ukora nanditse tap to check phone hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora uzasanga kantu gafunze nguku. We nta kintu uzahita uzahita ugafungura nguku. Ukimara kugafungura nguku ubu zawo bikemuwe. Mu gihe telefone yazimye muri tableau nuzajya ukoza urutoki ishuri ebyiri muri screen telefone zahita yaka bitagusabye gukora kuri zino buto zana mu mpande ukoresha wata telefone yawe. Gusa nkwibutsa ku setting nanga iba muri telefone zose nusanga itari muri telefone yawe bimbwira muri comment bite ngukora bitewe na telefone yawe maze nawe ubashe kubikora kuri telefone yawe bikunde. Ikindi kandi bagirwa no ku following.